Hello guys, my name is Clever. Today we're gonna learn texting abbreviation in English. Guys, ni Clever nk'ibisanzwe nk'uko mubimenyereye. Uyu munsi tugiye kwigana texting abbreviation. Texting ni ukwandika. Uburyo ufata nka telefone yawe uri kohereza nk'umuntu message, ibyo bintu uri gukora gutayipinga nibyo bita texting, uri kumutesting, ni ukumwandikira ka message, nibyo bita texting. Abbreviation ni muncamake cyangwa se mumpine. Aho ubwira wandika ijambo ryose rirambuye ahubwo ukarihina. So tumenyereye amagambo menshi wenda y'abantu bazi cyane, urugero uvuze ijambo ngo IG buri wese ahita amenya ko uvuze Instagram. Wavuga ijambo Phoebe bakamenya ko uvuze Facebook. Wavuga ijambo ID umuntu wese akamenya ko ari identity cyangwa se identification, irangamuntu. Cyangwa se waba uri nko gutangara ukavuga ngo OMG, oh my god, OMG, oh my god. Uzumva aya magambo kenshi gashoboka, akenshi uzasanga abantu benshi bayazi ku rugero ruri hejuru. Ku bantu bakoresha social media aya magambo mvuze bose barayazi. IG, Phoebe, ID, OMG ni amagambo bazi cyane. So tugiye kurebera hamwe amagambo 27 n'uburyo yandikwa muri abbreviations cyangwa se mu mpine nk'uko tubonye amagambo ari haruguru. Icyo nifuza ni iki, ni kugira ngo byibuze mu gihe ubonye nk'umuntu akoresheje message ujye ubasha gusobanukirwa n'ibyo ashaka kuvuga ibyo ari byo, cyangwa se niba uri nko gusoma nk'ikintu runaka umenye bisobanuye iki. So guys, stay tuned. Let's get started. W8 means wait. Gutegereza. Gutegereza mu magambo mu mpine bandika wa bakongeraho umubare 8. W8. TY means thank you. Urakoze. Thank you means urakoze. Bandika TY mu mpine ta na ya. J/K. J/K means just kidding. Nakinaga. Kidding ntabwo ari killing yo kwica, ahubwo bavuga kidding. Basoma vuba kubera bitewe na accent bakavuga kidding, ku buryo ushobora kugira ngo baravuze ngo ni kidding. No, it's not killing, basoma kidding. Kidding bakavuga killing yo bihuta. Kidding, just kidding. Nakinaga. Tonight mu mpine bandika kabiri bakongeraho N na I na T na E. Tonight. Before bisobanuye before. Mbere. Before mbere bisobanuye mbere. GR8 means great. Mu mpine great bandika GR8. TBH bisobanuye to be honest. Honest ni ubunyangamugayo. Inyangamugayo bavuga kiri honest. Ubunyangamugayo. IRY I love you mu mpine bandika ILY means I love you, ndagukunda. Hands cyangwa se HAND. Hands bisobanuye have a nice day. Ugire umunsi mwiza bavuga hands. Mu mpine bandika HAND. Hands bisobanuye have a nice day. Ugire umunsi mwiza. CUL bisobanuye see you later.
C-U-L bisobanuye see you later. See you mu mpine bandika si na u bisobanuye see you tubonane. See you later bisobanuye tubonane mu kanya cyangwa se twongere dusubire. AMA ask me anything gira ikintu umbaza. Ask me anything mbaza icyo ari cyo cyose cyangwa se gira ikintu umbaza. Bandika a na ma na a. BT bisobanuye but means ariko. Tomorrow bandika tu kabiri bakandika na ma na o na ra na o. Tomorrow tomorrow. ASAP as soon as possible. BRB be right back ndaza kugaruka. AKA also known as nzwi ku izina rya Clever nzwi AKA. GM means good morning. GM mu mwanya wo kwandika aya magambo yose ngo good morning ahubwo wiyandikira GM good morning. HMU hit me up. So iri jambo hit risobanuye kugonga cyangwa se nko kugukubita nk'igipfunsi bavuga ko ari hit, but ntabwo ari cyo biba bishatse gusobanura iyo uvuze ngo hit me up. Ni nk'uko yavuze ngo uze wenda kuntera akamo cyangwa se uze kumpamagara. Bigira ubusobanuro bwinshi byaterwa na sije muriho, ariko icyo wamenya ni uko bidasobanuye gukubita cyangwa se kugonga, ahubwo bisobanuye wenda nk'uko nakubwira ngo uze kuza kumpamagara. So means hit me up. K bisobanuye okay. So mu mpine uzasanga abantu benshi bakunze kwiyandikira ijambo inyugute ka yonyine ntibagire ikindi kintu bashiraho. Bisobanuye okay ugasanga banditse K yonyine. IDN bisobanuye I don't know ntabwo mbizi. WTF ni ukuvuga ngo iri jambo abantu benshi bakunze kurikoresha cyane, but ni igishegu rikoresha mu gihe uri gukasinga cyangwa se gutukana. Ya magambo ya slang ya kodo cartoon yavuga ngo what the fuck means WTF. What the fuck. So abanyamahanga kenshi barikoresha bari nko gutangara. What the fuck. SMH shaking my head kuzunguza umutwe babyita gushaking my head. Today wandika kabiri ukandika na day bisanzwe. Ni ukuvuga ngo ukura hiriya tukiyandikira kabiri kongeraho day. So today mu mpine bayisimbuza umubare kabiri byonyine. Umva ko hano ntago bisaba ibintu byinshi byo gutekerezaho. Today uyu munsi. TYSM twasobanuye ko bivuze thank you. So iyi SM bisobanuye so much. Thank you so much. Mu mwanya wo kwandika aya magambo yose urabona ko aba ari umurongo muremure, ahubwo babyandika mu mpine bakandika TYSM bisobanuye thank you so much. CYA bisobanuye cover your eyes.
us ni akicara cyangwa se uriya mwenge uturukamwo umwanda niwo bita us, ariko iyo bavuze ngo cover your us baba bakubwiye ngo funga umunwa wawe, funga umunwa wawe cyangwa se ziba, nicyo bisobanuye. BTW bisobanuye by the way. BTW, by the way. Ntago nzi mu kinyarwanda ubusobanuro bwayo, so namwe muze kumfasha gushakisha ubusobanuro bwa by the way, but nzi icyo bivuze ariko ntago ndimo kumenya ikinyarwanda nabivugamo, so muze kumfasha gushaka ikinyarwanda kiri jambo by the way, munyandikire hasi muri comment, muraza kuba mugize neza. A3 bisobanuye anytime cyangwa se any place cyangwa se anywhere. So uvuga ngo iyo wanditse iyi A ugashyiraho 3 biba bisobanuye ayo magambo uko ari 3: anytime, anywhere, any place. You bisobanuye wowe. Iyo ugiye kubyandika mu mpine wandika inyajwi u yonyine. U bisobanuye you mu mpine. US uzakunda kubibona mu binyamakuru ku bantu bakunda gusoma nk'ibinyamakuru nka za CNN n'ibindi. Iri jambo US bisobanuye United States. Mu mwanya wogira bandike ngo United States ahubwo bakiyandikira US, cyangwa se mu mwanya wo kwandika ngo United States of America ugasanga biyandikiye USA, USA. So guys, urabona ko ari ibintu byoroshye. Guhera uyu munsi tugiye kumenya icyo bise abbreviation texting, abbreviations, ku buryo nubona umuntu akwandikiye mu mpine cyangwa se ukabona udashaka kwandika mu magambo maremare, ahubwo ujye wandika mu magambo magufi kuko twabonye icyo bisobanuye. So ntiwibagirwe kuza gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye, gusharinga, ukande kuri like, uraba ugize neza cyane, uraba umpaye motivation. Thank you so much. See you next time. If you don't know, now you know. Ciao, ciao.